Mazina nise iwacu. Navukiye muri Congo imurenge. Ndi umunyamurenge, murara wacu bahita Basama, umwishwa w'abarundi b'abahiga. Nuwo nguwo njyewe navukiye rero iyo muri Congo, tuza kwimukira mu Rwanda muri 1998. Niho nakuriye kugeza n'uyu munsi. Nkaba nkishijwe, nakuriye mu ishengero rya Restoration Church. Umushumba wanjye ni Apostle Masasu. Mvuka mu muryango w'abana 7, tukaba turi nk'abandi wa gatatu. Njyewe umuhungu mukuru iwacu. Nkabandi nize pharmacy, nkora masters nize BPharm, mfite bachelor degree muri pharmacy, nagira masters muri public health. Naho nagarukiye. Umuhamagaro ntabwo nibaza ko umuntu wese atabumenya akuze. Ndabaho ubuhamya butoya ukuntu Imana yampamagaye. Nigaga muri secondaire, nari sanzwe ncuranga mu rusengero, ndi umuririmbyi. Noneho rimwe kubera ko nari mfite akagitari kari broken, kafite imirya 2, gafite strings 2, and then nkanga kuyisiga mu rugo nyitwara ku ishuri. Muri boarding school ntabwo byari byemewe gutwara gitari. Ngezeyo mbwira director rero, ndambwira rero buriya iyi gitari ndabizi ko bitemewe, ariko uzajya uyimbikira muri weekend uzajya zanyifate cyo gucuranga. Arandeba, umva n'ubwa mbere ngira ngo yarabibonye, yari umupadiri. Arambwira sawa. Every Friday nkagenda nkicara ku muryango we ngategereza ko aza muri office amereza iyo gitari. Yamuna nkambwira ndashaka gitari. Hariya ngo ufite gitari, kayimpereza. Nagenda inyuma ya class nkajya gucuranga. Abanyeshuri bakaza kumviriza gucuranga. Indirimbo za Apollinaire, za kera zigezweho, indirimbo za praise and worship, n'amantangara za kera cyane, vraiment ndibaza nko muri 2000, sinibuka neza umwaka, ariko muri za 2009 icyo gihe abanyeshuri bakaza gushungera kureba ari benshi. Sunday mugoroba nkongera nkayisubiza ya gitari, another weekend nkongera ngafata ya gitari nkagaruka kandi gusubira hari. Dutangira tugira tuba benshi inyuma ya class, kandi kwicurangira inyuma, bose bakaza kureba. Every Friday twagiraga sport, ariko nta muntu yarasigaye ajya muri sport kubera bose bazaga gutangurana ahantu bicara. Bukeye rero mbwira inshuti yanjye yitwa Jalike, nambwira rero njyewe sinzi kuvuga ijambo ry'Imana, wowe fata biri usome ijambo nanjye ndirimba. Akavuga okay, gafata gitari ngacuranga, ifite imigi 2 ngacuranga, namara gucuranga nawe agafata ibiri agasoma. Noneho biba ministry nini cyane. Bukeye director aramuhamagara ati rero, yarasigaye nyita ngo pasteur, aramuhamagara, we pasteur we na hano gato tuvugana. Arangira muri office, arangura sasa iyi ni école catholique, abana bose bagomba kujya muri kiliziya gusenga. Rero ubwira abakristo babo, mbere ko mujya gusenga hari inyuma ya class, mubanze mugende muri kiliziya, mubanze musenge, hanyuma mujye gusenga. Nanjye ndambwira rero directeur, natwe twabaye benshi, ibyo ndabikora, ariko natwe duhereze salle tuzadusengeramo. Aravuga sawa. That was the deal. Ubwo the next Friday mbwira abanyeshuri bamaze kudavuga, mureke twese tugenda muri kiliziya dusenge, it's just 1 hour, then tugaruke dusenge hano. Baranyemere twese tugashorana, genda tugasenga. Twarangiza mess yo muri kiliziya, twese tukaza muri salle tugasenga. Uko ni kwishengero ryatangiye muri, ntago twagira community y'aba Protestant, twagiraga nyine Pentecost muri kwishuri. Nuko twatangiye, nuko baravuga tugiye gutora abapasteri. Okay. Donc amasecondaire yagiraga nyine ama community. Nuko twebwe twatangiye ho ngayo iwacu. Tumaze gutangira baravuga ngo reka tora abazatuyobora. Baradutora, ndagenda rero mu gikanda bwa njyewe nago ibyo kuyobora nago mbizi, ariko nzajya ndirimba. Ubwo dushaka undi dushiraho nyine utari njyewe, ngiye ngumana nyine department yo kuririmba. Nuko nahamagawe. Ikindi Imana impamagara nararose, ndangira inzozi, mbona mbere y'ibyo byose biba, mbona ugaba zaraza arambwira amagitari, arambwira ngo turirimbe. None turirimba indirimbo yanjye ivuga ngo yankuyeho urubanza, amaraso yamenetse yankuyeho urubanza. Iyo ndirimbo yarayindirimbiye yose irarangira. Ndangije mbyutse mu gitondo ndayandika, nkagira ngo indirimbo numvishije ahandi. Tumaze kuririmba indirimbo mu nzozi, arambwira ngo ese si witwa ngo ni cyambu, ngo Imana igiye kugira icyambu cy'abantu benshi cyane kuri isi. I was young, nta nubwo nari nzi watabuzwe icyo byari bivuze, nuvuga n'inzozi. Nuko rero natangiye ndabivunaguye muri makeya, ariko nuko Imana yampamagaye kugeza dutangiye umurimo aho ngaho. Tuvuye aho rero
ntangiye kuyobora group ya Louange nibwo natangiye kwiyumvamo ko I can do this. Naho mbere yabyo nakinye football, nakinye karate, nagiye mu bintu byose, nagiye muri nta kintu kimwe nta gusoma. Rero ijambo ry'Imana, gusoma n'ibindi bitabo ni ikintu cy'umumaro cyane, ni ikintu cyangira umumaro. Kandi baravuga umuririmbyi mwiza yumva n'indirimbo z'abandi nyinshi, umwanditsi mwiza w'ibitabo nawe asoma ibitabo by'abandi. Nanjye rero numva indirimbo z'abandi benshi cyane. Cya gatatu ni ubusabane ngirana n'Imana. Mu by'ukuri hari ikintu ntekereza ko kitari cyo mu baramyi benshi, ukumva umuntu ngo wenda arashaka album agiye gusohora indirimbo agafata amasengesho iminsi 5, mana mpa indirimbo ngende nsore album. Imana irayiguha, birashoboka ko Imana yiguha, ariko nibaza ko atari cyo. Ni nka kujya umuntu agira mu bibazo agatabaza Imana, yaba ari mu bisubizo ntacyo bimubwiye. So ariko ubuzima tubanamo n'Imana bwa buri munsi bucreatinga cya kintu, ugasanga niyo waba utari gusenga indirimbo irashobora kuza, niyo ndakaba turi kuganira, niyo n'abandi kurya ndi gusangira n'inshuti indirimbo ikaza. Ariko ubuzima, relationship yacu dufitanye n'Imana, it's on a daily basis, every minute, every time. Mu biganiro uganira, ese uri gukiranuka mu nshuti mugendana, mu ibyo ureba amaso akwereka, ibyo ukurikirana, ibyo wumviriza kuri za YouTube, ibyo byose ni creating ubusabane tugirana n'Imana. Niba wumva ibintu biri holy, ibintu ijambo ry'Imana, indirimbo z'Imana, biragusunika muri wa mwuka n'ubundi. At the end of the day, hari igihe rimwe ndi muri India nigeze gusenga ndi kumwe na mugenzi wanje, ndashaka nari maze kugira nk'indirimbo, numvaga mfite intego yo kugira album y'indirimbo 12. Ntaga indirimbo nyinshi ariko nkumva sinzi kunzi. None ndangije turasenga presque iminsi icyumweru cyose, bamwita Gasirabo. None ndavuga Mana ndashaka indirimbo ndazibura. None ntangiye kurya, nari yari muri jeune, ari mande ntangiye kujya ku ishuri, ntangiye gufungura, hari nko kuwa gatatu indirimbo zarazaga non stop. Urumva? Donc si ayo masengesho yaduha indirimbo, ahubwo iyo relationship yacu n'Imana ni creating us. Ibyo byose ko ari bitatu nakubwiye: relationship yacu n'Imana, gusoma, na ya environment tubamo, kumva indirimbo z'abandi, kumva ijambo ry'Imana, kuba inspire n'ibintu bituzengurutse. Ko buri kintu cyose Imana yaremye gifite message kiguhereza, yaba umuntu, yaba ikintu, anything. Iyo urebye neza haba harimo ubutumwa Imana ishaka kuganiriza. So ibyo byose iyo byihuje muri wowe bikakuzamo, bicreatinga uniqueness, umwimerere, ariyo twita inspiration. Iyo bikugeze muri byo bihimba akantu, kumva kumva warimbye akavuga ko sasa melody wayikuye, aya magambo yakuye, ni bya bintu byose. Ngewe nuko ngo bigenda ni benshi, ariko funny thing nuko ngewe sinakuze nifuza numva nzaba umuririmbyi, nakuze numva nzaririmbira Imana, ariko ntago numvaga izaba umuhamagaro ukomeye ngo ngukore like full time. Numvaga nyine nafite zo ku pilote, zo ku muganga, abana bose, kuba president nyine nk'abandi bana bose. Ariko every time nicaraga ahantu bari gucuranga, nezerewe, mfite amahoro menshi, umva ndishimye, ngumva ndashaka kuhatinda. Nagenda mu bindi nkumva nabyo nibiza, ariko nagera aho ngaho muri iyo place nkumva niho hanje kabisa. Abarimbye rero numvaga ni benshi. Hari umugabo nakuze nkunda kumva bita Benjamin Dube, no mu South Africa. Hari kwaya yatangiye kera cyane yitwa Joy Celebration, naho na South Africa. Hari Hillsong hano, hari ba Israel Autumn, n'abandi benshi w'iwacu mu Rwanda, ba Aime w'Imana, barimbye benshi bari ba Apollinaire. Icyo gihe vraiment bari twarabumviriza gukumva kabisa, wifuje kuba nkabo, même si icyo gihe atari inzozi zanjye, ariko nibo bantu babonaga nkabona Imana kubakoresha bidasanzwe. Ni 2013 nari muri university ku ishuri, umuhungu umwe yarahagurutse turi gusenga, avuga ijambo, twese turarebana. Aravuga, icyo gihe nari ndi kuririmba, nta muntu yaranzi. Aravuga ati, n'abantu mwe muri hano, ati uyu mwana muri kubona hano, ati muzomwigire inshuti, muri inshuti nawe, kuko Imana igiye kumuzamura, ngo guhera uyu munsi mbibabwiye muzatangira kwibona. Arangije ampereza Bibiliya, arayimpereza, arangije gusenga, arasenga, ambwira ibintu byinshi, arampanurira cyane, yahanuriye n'abandi benshi. Arangije ampereza Bible, aravuga ngo wowe Imana iguhaye rino jambo, ibintu wize uzabyiga ubirangiza ukomeze n'ibindi, ariko rino niryo ryawe, iri jambo ni ry'Imana iguhaye, ngo iri ngiri uzorikuramo ubuzima bwose ushaka kubamo, uzorikuramo famille nziza, uzorikuramo anything. Avuga ibintu byose in general bigize ubuzima. I was confused, sinari mbizi. So at that time dutashe,
numva ngize inyota yo gusohora indirimbo sinari nzi like the next day nibaza twari nka Sunday Monday dusubiye mu rugo bashaka gusohora indirimbo numva ngize inyota. So I have a friend of mine yitwa Brice twarigana niwe yarazi utuntu twa computer ndambwira sasa waretse tukagura ka micro tugasohora indirimbo. Brice arambwira ati mbirimo ndi kubitegura nibwo yabikoze turagenda muri studio tuzikora ikintu cya mbere Imana yakoze yabanjije kundemera icyizere mu bantu turi kumwe twese abanyeshuri twigana. Narinjira mu mashambre yabo ma hostel nkabona umurongo wose bari gucuranga indirimbo zanjye nkavuga se barazi ko ndi hano cyangwa ariko bari barazikunze cyane bakazikunda bakanansapotinga muri eglise nkuko bakanyera urukundo rudasanzwe je nkagira ngo nukugira nyine bantere courage. Abo rero nibo bashize kuri YouTube sinazi ngo YouTube ni ibiki sinazi ntago nakoresha Facebook na nimero nagiraga kanimero ko guhamagara sinagira WhatsApp icyo gihe bagenda bazohereza abandi ni wacu bakampamagara bakambwira urazi ko indirimbo zawe ziri hano muri Kigali hose nkavuga ntago nabyumvaga nahise nisubira mu ishuri. Icyo gihe rero muri iyo traffic nibwo nibutse ya magambo wa muhungu yavuze